kukubwira ngo hariho n'abahari video basakaje iyi video bashobora no kugaragara bakanakekwa ariko kuko nta wabareze nta kirego cyabatangiwe bakidegembya. Kejo ni kugenda harakigarika yampa akigarika wa mutipe ujyo urabivugaho iki? Ngo Kejo ni kwigarika ukigarika ntuza akigarika pazo. Nabyo ngibyo ko Kejo rigenda mufana ofete hari ukuntu bashatse bari kumwihorera kubera wa mugane Jihadi nawe video ntiyari muri nuza yo muri phone ye. Icyambere icya kabiri ntabwo ushobora kuri nk'umuntu wa kabiri ngo washarinze video cyangwa wa gatatu cyo kuba yari n'umuntu w'igihumbi ariko cyo kuri status, ariko kubera barimo baravuga ati iki gitipe n'ubundi kiba kikazakaza cyatweretse ko naki reka tugitware tugitandika. Ntabwo ari byo dumba, ntabwo ndi kwemeranya nawe. Impamvu nari kwemeranya nawe ngende kukubwira ko urimo kunyumva. Ntabwo iki cyaha ndagusobanurira. Iki cyaha cyaya mashusho urimo kunyumva. Iki cyaha hari ibyaha urimo kunyumva. Hari ibyaha yibwiriza gukurikira. Muri ibi byaha ni ukuvuga ngo ntabwo aya masaha dumba aya masaha kugira ngo nibuze kugufata kugucyane kuri iki cyaha nuko waba watangiye ikirego. Ari ikintu abantu batagusobanukirwa. Hari ibyaha mu Rwanda ribu ikurikirana cyangwa ubutabera bugakurikirana nta wareze. Ntabwo kino cyaha tekereza ko baze kumbwira ntabisobanukiwe. Ntabwo biri mu byaha ribu ikurikirana nta watanze ikirego. Ibi byaha byiharabika nisebanya ni ibyaha unyumve neza cyane. Ribu kurikirana iyo hari uwareze. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo hariho n'abahari video basakaje iyi video bashobora no kugaragara bakanakekwa ariko kuko nta wabareze nta kirego cyabatangiwe bakidegembya. Ukora iperereza uraza gusanga mu bantu barezwe harimo n'umuhanzi wundi uzafatwa bayida we bivuga ko wowe cyakagenda kuvuga amazina ye bari kubivuga. Urimo kumva ni hari uwo bita Opionika yaraje arabivuga ariko video gedate ngo yaravuye ku rukiko ngo bagaragaza ngo abantu ngo yampano yareze, ariko amakuru avuga ko nje ndi kubikubwira mbihagazeho umuntu wa mbere mu batanze mu yampano yagiye kurega Jihadi ngo ari umuntu wa kabiri muri bo. So uyu munsi rero niho nsobanukiwe. Thank you man. Uyu munsi niho nsobanukiwe ko unyumve niho nsobanukiwe ko impamvu yagiye kumurega utubwiye ko bivugwa kabongereho mu masaa 5 y'iryo joro ariko yampano yagize ate ariko Jihadi ya postinze iki iyo video. Rero ayo makuru baguhaye aya makuru ko yaba yarapostinze niba ariyo uri kumva ko nani yampano niyo mpamvu yagiye kumurega. Sinza turi kubyumvikana. Ubwo ari mu bayisakaje. Sizira uri kugetinga point. Aya masaha rero umuntu uri Kigali wasakaje par exemple dufata urugero iyo Kejo njuga akaza akavuga ngo Kejo namubonye iyo video muri telefone ye kwa Clapton, ariko umuntu bita yampana akaba atatanze ikirego cyo gufata Kejo akaba abakiri kwidegembya ko ntabwo atangiye ikirego. Sinzi kubyumva. Muri iyi kese umuntu umwe wafashwe atatangiwe ikirego. Ngiye kuguhereza urugero kugira ngo bikwereke ubusobanukirwe bino bintu neza ndumva. Umuntu bita Devota ni Devota ni ninde? Uyu nguyu ufite WhatsApp ugurisha amavudo y'ubwambure. Ntabwo mbabazi ubwambure munyandikira amazina ye ni Odette, bamwita Odette. Odette amaze imyaka n'imyaka Odette asaka ayagurisha video no ku izina rye yanditseho 5k viewers. Video z'abanyarwanda zigurisha 5,000 viewers imwe. Unyumve neza cyane. Kare atuye ari Kigali. Oya no se nangwara z'amafaranga kuri mobile money. Ari mu Rwagasabo. Ntega amatwi wumve. Twaratabaje mvuga ko hari umuntu urimo gusakaza amavideo kandi kuva muri covid abanyarwanda bose baramuzi
ahungeta abantu wumve. Odette twaravuze nta wigeze ujya kumushanga mufate. Abantu barimo barama amagift nimwe banje ndabakunda cyane mukomeze muyame n'urindi bye uyakwiye. Abanarajya iwawe uyu munsi ryaremye abagome. Ubu ngubu sindajya no kubindi kutumba koko. Ariko washize mu kantu gato y'amani kampani muri abantu atari kundeba ko bankande. Bagukanje bose. Mukomeze mubikore n'ubundi gift n'ijye uzikwiye. Munyumve neza cyane ndashaka kugira ngo mve point y'ibi bintu. Ndakubwiza ukuri. Naratabaje kuri iki kintu cy'uyu muntu ariko ntabwo uri big yarabyivaga gaceceka kuko ntagiye gutanga ikirego. Uyu Odette wari umaze imyaka kuva muri covid yarasengereje abantu. Ejo bundi yafashe izi video za yampana arazicuruza koko. Reka unyumve neza cyane. Imyaka yose bamaganye uyu muntu wibaze ko yampano ajya kumuri. Ejo bundi aravuga ati reka ajye kurega uyu muntu nubwo namuzi. Yampano yasubiye ejo bundi bari abantu barafatwe ajya kurega Odette. Ifu yarayimubonye. Yampano yareze Odette. No ya post na 24/7 ama video ya Yampano. Niwo muntu aruki ya postinga abantu bamukurikiranaga muramuzi. Baramutwaye se we. Baramutwaye bamufasha arafunga ifunganya na bakejo. Ariko ribu yamufashe kuko yagize ate Yampano yatwaye ikirego. Yatanze ikirego. Ariko baracyakubwira ko uyu munsi n'uyu munsi aracyapostinga no bari kubyandika. Sinzi kubyumva. Ribu ikintu yakoze ni ikirero. Ribu uriya muntu ukoresha iriya account akaba ari no muri Amerika cyangwa ari no n'ahandi. Ariko hari umuntu bakorana wakiraga amafaranga kuri mobile money akoresheje nimero ye. Sinzi kubyumva. Iyo nimero ya WhatsApp iri mu Rwanda kandi ifite umuntu baruyeho. Iyo tuvuze ngo Odette hafashwe umuntu baruyeho iriya nimero n'umuntu wakiraga amafaranga muri izo video. Uri kujyana? N'uyu musore rero wafashwe uje kuri liste y'abamaze gufatwa urayibonamo. So icyo ushaka kuvuga rero mu magambo make ngufashije urashaka kuvuga ko Jihad bamufashe kubera ikirago Yampano yashizeyo. Nabyo simbihakanye ubundi jewe Duba nuko nkora ntacyo. The point niko bimeze. Sinjya makana ariko uretse ko sinajya nemera. Nusanga uretse Duba nimusanga Yampano ataratangiye Jihad ikirego. Ndabantazi gutukumbura amakuru. Nukurira kibuta. Ushobora guhamagara Yampano kuri indi telefone aho ngaho. Ntabwo Yampano njya mvugana nawe. Kandi narakoze rayivuza amagana biriya bintu ariko bakavuga ati mwakabaye mu micece karikiragira na godi faduru kumpemukira reka gukora live. Kandi twamukorera ku buvugizi ntabwo urumva nk'umuntu wari wahungabanye ntabwo yabashije gusobanukirwa kwamagana no kwamamaza. Hari uwundi muntu ashobora kuba bizi neza ko Yampano niba yaratanze ikirego niba ataragitanze cya Jihad. Amagara Pionika ntabwo mbazi mana abo bantu nibo ubazi. Reka nzane none that's why rero kugira amakuru bikugora ugomba kuba ufite abantu kuri background kuri ground. Godi njyewe ntabwo ushobora kubaho muri ubu buryo nkawe inshaka amakuru ibintu byarananiye. Yarakunani Dumba ugomba gushaka amakuru. His Excellency yaravuze ngo aho kugira ngo mwima amakuru wamushaka amako kabo. Amakuru ni buri kimwe kandi amakuru yakura kose. Ukumva amakuru yavana muri aba bantu bari kuri ground. Ubaze gina ubukwe bwa agabwa nasohoraga amafoto y'ubukwe bwa aga kandi abantu batarage kuko muri koko. Ariko aga icyo agomba gukora agende yigishe makeup. Miki ntabwo azi gukora makeup. Ntabwo bazi kumukora Miki bamusizeho makeup. Iri akabona yifuriza gukomera no kubana kandi nzabashwerera. Impamvu ni iyi. Turi kumwe n'abantu banze negativity urimo kunyuma duro. Abakora kuri politiki yo gufuka kwa Jihad. Bari abajene n'abantu banze negativity urukumva bacibwira abantu bazana ibintu by'ibigambo abajene barakomeza dora aho bageze. Turi kumwe? Those people agatewe imijugujugu nikatewe imijugujugu na negativity ariko abinyuramo neza bafata ibyo bintu byose babihagararaho barakomeza.
bari abana Imana izabakomere burundu. Njyewe nta kibazo ariko mikamenye ukuntu bisiga makeup. Je nendo ngibyo reka kwivanga ku buranga bw'abandi wese ko atari uwamukunze wenda nibyo yakunze muri iki. Ntabwo ari mwiza cyane agomba mwiza. Ni mwiza okay. Makeup turayihoreye basi nibazajya bafata bazajya bashyiraho agafilita nibura. Ahubwo Miki yakoresheje ijambo rizamugaruka aramutse abayeho guhungabana. Miki yabwiye abantu te uyu mugabo yemeye kwizirikaho igisasu ubwo umunsi cyamuturikanye nta kuna zihangana. Buriya cyamiki nabonye kitoroshe buriya Miki sinamurongora ibi ngibi cya hano tugende hariya gutya kandi naho nka making sure ko maje kumushyira nk'ahantu nawe nta gihe kizaje ngo aramubwiye ngo nyura hano kunyuma y'inzu ntabwo dutiye. Aho yagera atukana njye nzi kubaha igitsina gore ntabwo namurongora ibintu muri toilette. Namwe mucishwa haravuga ati gakubitwe niko wagiye wimenye. Mashura na mubomora nyine ariko nanone naje narwaye mfite nk'igifuri cya danje naraye nazinyweye urumva nkamusangayo namubomora ariko nta ukuntu ari igishinzi nakisha mu rugo. So naho ibindi iby'uru rubanza ngewe ikintu nirinze muri iyi saga ibintu by'amano byarababaje Dumba sinkubeshye. No kuri live byakubabajemo cyane ko yamano niki cyakubajemo cyane ko video idasebanya. Ntabwo video isebanya ariko ikintu cyamabaje cyambere ariko ishyari uramwana babanize kontra zirenze 3. Uko nyumva bamutegereje uriya mwana nubwo abantu batabimenye uriya mwana umuryango wa RPF I think youth bari bamutumiye agomba gukora tuwa mu Bufaransa n'ahandi urimo kunyumva Dumba. Bro yari contract nzima umwana yarabonye nibuga mbere yapana yaragiye kujya ku mugani w'Uburayi urimo kunyumva. Abantu barabimenya bro bamukora ubwo ibintu byarababaje mani. Jewe niboneye chat bro bari kumuhagarika bamubwira ati yampano nyuma y'ibyo tumaze kubona twakubwira ko urugendo ruhagaze genda umanze gutekereza ibyo yakoze ntabwo bizi n'agaciro k'Umunyarwanda urimo kunyumva. Abantu bategereza biriya bintu harimo ubunyamaswa n'ubugome ntabwo nabyo Dumba ku muntu wese ufite umutima nama ugenda akarya amasake karota ubwenge bugasubira bakaba mu musazi yiriwemo ugize umutima nama gukomanga cyo tubakoze n'ubunyamaswa n'ubugome urimo kunyumva. So abo narutwitse number 1 rero ngewe Dumba ukuntu ntekereza ngize Imana video zanjye zigasohoka kuriya n'uburyo byasohotse ubona ari kuba ndi kwa Kanye West turimo turakora ahantu hose mu gihugu ari njye bari baravuga yamara turimo turamuvuga icyumweru cya 3 ubu ngubu bakabona ngo kamaze kuza iminkanyari kibaje bahita bagutwara mu bufongo ubu yamara turimo turamuvuga icyumweru cya 3 nakabaye mfite video nziza yasohotse niyo nuza umusamarayi bifite video itwika nakabaye ndimo ndagenda ewana kuri interview hahiye umugore wanjye page yakabaye ifite 100,000 right now turimo turayicururizaho nakabaye ngeze biza ndayishaka y'iki kuba amamiliyoni imwe na internet ngenda ngura ibigenge nkagaruka nkicara uzagatwiko k'imbori sakuri yuko uzabagore yewe njyewe nkajya aho ngaho gatangira ngo kwiga kandi ngo babafunge nabo bafunze njyewe Dumba nabo bafunze mu bafungure ahiye ngo dufata uri umunacyaro reka mu munyacyaro umwana wa Kampala buriya haba hahiye Dumba komeza umunyamujyi ariko biriya bintu icyo nashobora gukora ni ukuyifatira ngo nyishirire hanze ariko yarangije kugerayo ngo be bakamara ibyumweru bitatu barimo baravugaho nta kibazo baravugaho abantu bari barashinga video ya nyine ngiye kabahahiye buri abo bafunga pazo ndamubwira ati ahubwo wowe mfata ku mafaranga nawe nguheho nawe urariye ariko mukagenda kwicara ukagumurira byarangiye imboro yagiye hanze nosora bigeza bwe nese nibafunga pazo y'amana aruhukira he
nibafunga jihadi y'amana arungukiranye. none se ko bamukoreye buriya bugome bungukiye niba aribo babikora aho wagiye njye sinibaza ko niyo video yasohotse hanze nk'ubugome. yego kuki bategereje agiye kujya mu gitaramo bakabona kubikora? uzi ko hari ayandi makuru bavuga ko iyo video yari yarasohotse mbere ari abantu bari barayibonye ahubwo iri mu maboko y'abantu bake. kandi nose nkubwira ko icyo gihe nyine kandi nose abantu z'abantu bayibonye ntibayibonye kuri ntuza ntibayibonye muri nani muri telefone ya ba John mbere ho mbere kwa gatanu igihe byasakuzaga. nibyo nimo nakubwira ni ukuvuga ko yari yararangiye kugenda yari ifitwe n'abantu bake bamwe bishobora kugwa mu maboko atari meza y'abantu bashaka gusharinga ariko which does not mean. First of all, ikintu kimwe ijambo rimwe mu magambo tutagiye mu bintu byinshi ni justice kuri ya mpana zarenga rugeze. Ibyo rindi abantu bavuga ngo urabona justice ya mpano ahabwa ubutabera. Niyo mpamvu nagiye kuri Excellent Space nkamagana abitwa ngo bahagarariye kandi reka ngarukire jihad hano. Ngubu njye wiyoza kuba ndi umuroya ndi roya wa jihad. Reka nkwereke ukuntu akananga ibyo ngiye kuvuga nanjye bashobora kubimfungira. Nanjye ibyo ngiye kuvuga bashobora kubimfungira. Banyarwandakazi mumenye ko nanjye ejo bashobora kumfata ndaje maze mbabwire. That's why people they are recording. That's why they are recording. Mwumva ikintu cyo kukubwira. Nk'ubu njyewe ndi roya wa jihad. Uzi ikintu navuga? Navuga ati njyewe bataye video yanjye hanze. Nambaye ubusa barayisakaza. Ntabwo bamurikiranye. Murakumva ntabwo bakurikiranye umuntu wakoze iki? Noneho jihadi bijyanye no kuba batarakurikiranye umuntu wakize video ye hanze, bavuga ko nashira iyo abandi hanze nabo batazamukurikirana. Hanyuma se kubera iki ajyo ngibyo ariko tumana aho ubaye nk'umwana kabisa. N'ubundi uretse gato. None sereka amadwana kese none se nta video ya jihadi hanze baramufashe. Batamufata se ko bamutangiye ikirego. Ikibazo ntabwo cyo dukurikira amategeko y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo jihadi uwasakaje video ye. Jihadi yamutangiye ikirego kiri muri rimwe. Iri mu butabera uretse gato. Ariko ibi byaha ni ibyaha bitambukiranye imipaka. Urimo kunyumva? Ni ukuvuga ngo uwasakaje video ya jihadi yago kuba yarabisabiye imbabazi. Impamvu jihadi mu bantu bose yasabye imbabazi jihadi yazimwimye nuko ikirego kirimo hari bivuze ko yamusabye byamuha imbabazi yari guhita afata iya mbere akajya kuvana ikirego mu diribo yo kujya kuvana ikirego. So ni ukuvuga ngo rero jihadi ahubwo ni gute jihadi icyaha yakorewe azi ko gihanwa n'itegeko kandi yaragitangiye ikirego yakora icyo cyaha akagikorera undi muntu uretse gato kandi ategereje ubutabera. Ni ukuvuga ko icyaha cyo gusakaza ubwambure ntabwo gikata imipaka. Ntabwo cyambuka imipaka. Barashyize ubwambure bwe hanze. Umva bashyize ubwambure bwe hanze andi n'abatraumatize yabaye nk'umusazi. Ubu ibyo ashatse n'ibyo akora. Ibyo bizikora. Niyo mpamvu urukiko rufite amamodoka yicaye hariya bafata jihadi bakamwohereza Karayezi bakamupima mu mutwe. Nasa jihadi bamupima mu mutwe basanga ari muzima. Ntabwo jihadi anywa inzoga. Wowe iyo ubonye jihadi bamupima mu mutwe basanga ari muzima. Dumba kugira reka ze kubwire Dumba nturi kureba ko gifata kuri bigize amakosa bro. Ni ukuvuga ngo muri iyi mihanda ni igihe umuntu utarahamagarirwa na RIB ngo babe warning cyangwa bagendera babivugeho mwese barabahamagaye. Nijye ukiri vierge
je bamageja yaravuze ati Dumba subisa ikirenge inyuma we zeti ya leta ntibiraba ko nibisigira binabaho ntabwo bishoboka njyewe jihadi urumva jihadi ndumva afite umuloya mwiza n'ibintu nawe byamubayeho afite loya mwiza urwo rubanza barutsinda bijyanye n'ibintu jihadi byamubayeho afite loya mwiza jihadi urubanza ashobora kurutsinda tugaruke rero kuri ba Kejoni kugenda harakigarika yampa akigarika wa mutipe ujyo urabivugaho iki ngo Kejoni kwigarika ukigarika ntuza akigarika pazo ibyo ngibyo ariko Kejoni ngenda mufana ofete hari ukuntu ibintu ugiye kureba byasaga nkaho bikiri imikino urumva umuntu agishobora kuvuga ngo nshobora ngo gukinyira inkoro ngo umujyama wanjye urumva noneho Kejoni baguma muri bya iboro by'ubujyama ngo umujyama wanjye ngo ndacyakubwira ngo nagusinikira ariko my friend urangiye kugeramo hari indano ukaryaramo iminsi 2 ugatangira kuryaho gakeya bagufata bane bagahita bagushyira mu rubanza bagahita bagushyira muri koti bakakubwira doke umaze kuryama iminsi 2 ubuvuga video byagenze gute uzi ko mujyama wawe muri kumwe hano niwe yayiguhaye kandi wowe uvuze ati ni ibyuyu byose ni ibyuyu ngewe mbitasohoka we akamenya ibyo avuga Godfather nanjye wallahi utari umwana wanjye utari mama wanjye ndababwira tumuswera n'uyu niko yabigenje rero yahita afata aravuga ati urumva dosiye bari babiri urumva bari babiri ikintu cyabayeho Kejoni bageze ku rukiko yavuze ati twumvikana ikintu kimwe rero mwabacamanza n'abashinjacyaha first of all uyu nguyu ngiye naramubyaye mutandukanye jewe niteguye kuburana nonaho ariko mu kuburana ndiregura ntanga aho video yavuye dore nyirabayazana ngo watweretse video yayikuye none ko ari ukuvugira ya mpano na nini pazo ubushize ariko ahangaha noneho hakaza abandi batangabuhamya bavuga ko video bayibonye muri telefone ya Kejoni si ubyumva ariko hari uburyo ushobora kubona inshuro zingaho umuntu yasharinze hari uburyo ushobora kubona inshuro zingaho umuntu yasharinze katubwe nka video iri muri phone yanjye hari ukuntu bashobora kumenya ati uno muntu yasharinze iyi video inshuro izi ngizi reka tumubwire ikintu tugomba kumenya aba bahungu bacu ikintu bibeshya ntago bo babona ngo abantu ngo bakoresha ngo media ngo bro wafata telefone gufata telefone ukayigira ugasiba urumva gufata telefone ugasiba Dumba rero nibyo yakigubwira abantu kuba umuntu ari hanze hari abantu bitegereje bagatekereza ko bari hanze ngo iri tegeko niyo mpamvu ubona ngo dufata nirinda ntabwo icyaha gisaza kigumamo hariya thank you my love kigumamo ariko uretse no kugumamo ndashaka kumva ikintu bivuze ngo gukora ibintu widegemye umuntu avuga ngo ari hanze uri kwikatira igihano cyo kutubwira gukandagira mu gihugu umunsi uzakandagira mu gihugu bazakuyora ari ugufungirwa amageragere no gufungirwa mu mahanga utazongera gukandagira mu Rwanda wahitamo iki ari ugufungirwa mageragere no gufungirwa hanze mu mahanga utazongera gukandagira mu gihugu wahitamo iki nafungirwa mu mahanga nafungirwa mu mahanga ugapfa utazongera gukandagira mu gihugu bamfunga burundu urumva uramutse uvuga ngo ufungirwa amageragere nawe ugatira ugafungwa ugakomeza kwidegembya
gufungirwa mu mahanga ubwo ngubwo nyine muhunze ubutabera ni ukugenda burundu kugira ntibisaza igihe uzasubirayo bazaguhana biterwa n'icyaha wakoze biterwa n'icyaha wakoze ari byaha bisaza mwana hari byaha bisaza ariko gufungirwa mageragere ko numvishe bita mageragere narayumvise mbabarira ndeka oya se mageragere narayumvise bimeze ite buro hariya haburo ngo haba hari ikintu cyitwa guhangayika we numvishe rero ndimbati arimo aravuga ati itagiye bamukuraho n'ikiganiro ngo arangiza amusigira inote ya 5 ngo ahita atekerezamo aravuga ati ntayaramarira iki nuko nari mfite ubushobozi bwo kuyamusubiza Dumba nkamubwira kimwe n'icyo akubwira ku bantu urumva Dumba Chita si inshuti yawe Chita ni inshuti yanjye ninjya nkubwira ku muntu ngo difata nuko mba naragoragoje Chita ntabwo ashobotse na gato kandi azabikwereka n'amaso yawe Chita wananiye muretse gato Chita wananiye Sabe mu byago Sabe yagize urimo kunyumva umuntu wa mbere yitabaje n'umuntu bita Chita bro Sabe yarandikaga urimo kunyumva muri bya bihe byari bikomeye yarandikaga Chita agasoma agaseka nukuri kw'Imana yarangiza umuntu yajyagaho Patrick urakoze Patrick ni wo wangu yarangiza Chita amakuru avuga ko yahitaga ajya kwa Claire ni Claire ninde akajya kwa Claire akavuga ati twika Claire wari wazoza ni takarara ni karara yo karara agenda buriya ngo umusponsor we wa mbere ari Chita niyo mpamvu n'uyu munsi ibiganiro Sabe na Chita kugira ngo bicarane biracyari bimbogamize inshuti zaragerageje ariko biracyari ibintu bikomeye kare zinuko bijye ariko bariyunze ntabwo bariyunga Keria tengo Sabe yanze gusaba message kuko ari Sabe ngo ubwo ari byo message araturika karira none nk'umugoma ahantu buri Sabe yasabye Chita kuvanaho ifoto na caption imuvuga neza kuri ntuza yarabyanze yabikoraga ari ifoto ya Sabe uwo ni we Chita icyamba baje nuko abantu nirirwanaga nabo agakasa mutwe ngiye kukaburuka ko yitwa nde yitwa kasa mutwe ngiye kukuburuka kandi niba hari umuntu reka mukuburokere imbere mutwe kasa mutwe ngiye kukuburuka ariko godi reka namwiburoke kandi niba hari ikintu kibabaza n'idumba kukuburuka niba hari ikintu kibabaza ku isi nanjye uzi ko njya ntekerezamo ntakurikirana dumba ukuntu byagenda birababaza rero kuba dufite abantu magana ibintu birambangamira fata screen yawe muri screen sa nk'utambitse ahiri sa nk'uyikuramo utambitse uscroll gutambika ubonye iki yaba mu growth wowe yareba sa kura muri screen yawe sa nk'utambitse gusa no we fata urutoki rwawe za muri screen yawe hano muri hagati hano ku isura yawe use nk'utambitsa utwara ibumoso yego ubonye iki real time performance total viewers new followers gifters gifter rolling nimo ndabona ibyo ngibyo barakwereka n'amafaranga ikintu kimbabaza reba amafaranga ufite ku ntangana bro n'inkuru turi kuba abakubitwa n'inkuba ubwinshi bwabo niba ari ikintu buzima birakimbabaza ni ukwicara n'abantu 800 hano baryohewe urimo kunyumva ndahamya neza ko udafitemo n'amadolari 10 aho ngaho ndebera ngo nangahe 10 bari bayampaye 10 yo ndayafite yagezemo uje scrolling urebe rero bura hano uhiturebera ntuza situation yeyo uko imeze 10 bo baba bayampaye abantu
abagiye bacyaho ako se mwantayemo basi inkuru nkayikomeza ko nifite uri umukene oya ubwo ni mwebwe bakene none ko se uyu mushinzi na mubrose arahaguma Enoki naje gusanga wa mugane wawe Godfather naje gusanga narakoze live nyinshi urabona Patrick ariko ibintu abatangiye gukora Patrick aba yabyumvishe Patrick aba yabibonye akahita avuga ati nyamara umuzehe Dumba reka tumukorere akazi kuntu agomba gukora n'abandi mubikore n'abandi mubinkorere twagiye. So wowe iyi nkundura urabona iri buze kurangira ite Dumba? Babafunze barabafunga barabamanura biratangiriye somo mu Banyarwanda ko ewana ko gusakaza amavideo atari byo ariko ntabwo tubwiye wajura tubwira ngo Pazo ngo yari inshuti yawe wari ngo yarakubeshye ni iyihe version yaguhaye kuri iki kibazo? Pazo yarambeshye ufite uburyo Pazo yambeshye surabuzi Pazo yakoranye na Yampano Pazo nkabanzi neza ko ari ikintu ni gishapu ya Pazo n'umushapu cyane ashobora noneho mu bintu bijyanye na showbiz abashobora gukora kariya abari muri amagift murakoze cyane guys nuko marimo ndavuga ntabwo mashaka kubakira ariko murakoze cyane. So urumva ni ikinyabwenge kiba kizi cyane muri showbiz gishobora gufata cyangwa gishobora kukubwira kora gutya indirimbo fatugere bakatugana n'uyu producer koko yarabimukoreye Pazo yajyaga bikorera Yampano erega nibyo Yampano bagiye kubana na Pazo kuri ko kuri ntabwo nza no kubeshya bagiye kubana na Pazo babaga Yampano yabaga muri Ghetto Mbi. My heart, thank you so much. Yampano yabaga muri Ghetto Mbi and then Pazo aza kumukurayo barakora and then bavayo bamena nkaho bateye imbere bari babiri bagenda kwimukira i Kanombe. Bagiye kwimukira i Kanombe Pazo Yampano muri icyo gihe Yampano ari kuri hit iteye ubwoba Yampano nibwo yatangiye guhura n'uwo mukobwa. So aho no mukobwa najyaga mvugana na Pazo mvugana na Yampano bankurikirana murabizi ko Yampano ari umuntu najyaga supportinga cyane ku mbuga zanjye. So Yampano arantungura umunsi umwe azambwira ngo ashaka gutandukana na Pazo nambwe ati Yampano ufite hit biragoye ntabwo ushobora kuzajya uzinduka mu gitondo ugenda wishakira akazi. Pazo agomba kuba hari akazajya agenda avugana n'abantu avugana n'abangaba akora ibingibi ategura studio ategura video wowe ukaza nk'umusitari uzajya ubirangiza. Ariko Yampano ko yari yabonye igituba kiramuryohera ibyo byose arabyibagirwa. Urumva Pazo rero umunsi Pazo yumva ko umuniga ashushe hahiye noneho arimo aramwihinduka kandi niko kwari ukuri baramubwiye ngo tugende. Urumva Pazo waravuga ngo bitewe n'ukuntu nabonaga Pazo ukuntu Yampano atajyaga yishura abantu ngo ndangije kumwemerera kuva mu rugo rwe n'umugore ngo nari nzi ko nanjye amafaranga yanjye twumvikanye watazayama twaravugaga ati bo turashika ku mupanga nje nakoreraga yahe mafaranga avuga ati numva ko nanjye cyane none nkamubwiye ati Yampano ndava muri ino nzu arubwo mpaye amafaranga twavuganye twumvikanye. Rero Pazo agiye urumva nibyo shaza aramubwira ati ngewe ugomba kumpa amafaranga. Yampano baravuga ati no ati ni ngewe muri ribi ati wowe ukora iki? Urumva ko kantu Yampano ntabwo niko nge namupinga aramubwira ati ubundi manager abafite ibintu byinshi akora ngo nuko manager abakora ibintu byinshi. So intandaro byatangiye abantu muri hano mu mushaka kumenya intandaro byatangiye gute kubera icyo umuntu yatangiye gusharinga video. So baravuga ko we Yampano yahise amenya ko uno muniga afite video ye kubera yakoreshaga telefoni ye. Rero video ashobora kuyisharinga kandi kuko niko byagenze. So iyo video n'ubundi probability nyinshi nuko Pazo kubera umujinya yari afite kubera bari batandukanye na Yampano
yavuye kwa Puzzle akayisharinga. Ako kanongira ngo kamaze ikintu kimwe ariko bidakuyeho ko Puzzle bidakuyeho ku mitekerereze yanjye, bidakuyeho ko Puzzle yari bad idea yuko yampano areka Puzzle agende. Urumva njyewe yampano ndacyamurenganya ku buryo yaretse Puzzle agende. Reka nkubwire ikintu kimwe, njyewe ntabwo njya ry'imboga kandi ntukansunikire gutuma mvuga kuri ibi bintu. Hari ukuntu njya kuvuga ukuri bigasa nk'aho ari gushinyagura, ariko rero nidusubire inyuma Dumba ariko bari kugutamo da. Nyamara rero wagize kandi ku ifoto yawe uje kuri setting hejuru, urabona akantu ka setting hejuru njyewe yego, kandi ku ifoto yawe urabona akantu ka setting hejuru ugakandeho barakwereka numbers y'amapano ushyireho ukande kuri 2 setting ziri hejuru kandi ku ifoto yawe, ifoto hejuru hano kuri none. Yego, so noneho urabona hirya mu nguni munsi y'aba followers y'abantu badukurikiye. Ntabwo mubona. Okay,